ariko wakwitegereza ku ruhu rwe ukabona amarazana utuntu duturika umubiri wose. Yasaga nk'umuntu wihebye kuko yakundaga kwicara ku zuba cyane yifubitse, ariko wamubaza ati se umeze ute, akatubwira arumva afite imbeho imbere muri we. Wamureba ku mubiri ugasanga afite utuntu tw'uduheri ku mubiri ariko utazi impamvu. Indwara ye rero yamufashe igihe gito, inamutwaye mu gihe gitoya. Si iby'ubuhanzi byarakunaniye? Iby'ubuhanzi byarananiye, hari bamwe byabananiye benshi ariko bakananirwa kubyerura. Njye narabyeruye. Inzozi ze yatangiye kuzigeraho. Byambaje kuba yagiye. Twabonye kuri aka video ntago ari wowe? Ubishingira kuki nkawe? Ubishingira kuki? Nje nabonye ari wowe neza neza. Uri wambaye agapira k'umutuku. Nyine ubishingira kuki? N'umuntu wazaga ukunda kwigana abahanzi, akadutera stress abahanzi, akigana pasiteri kabishobora kumva nibo. Urasenga ukacecekesha abadayimoni bose. Ahubwo nagombaga kukuzitira kugira ngo hatazagira ikintu congera kukugenda. Yari umugabo wanjye kandi namukundaga byanyaze. Ndamusabira ku Mana ngo imuhe ijuru nta kindi, kuko yari umuntu mwiza, nta n'undi muntu nzigera nongera kubona nkawe. Ikintu kindi cyambabaje nuko yise umwana we Rukumbi, nkamubaza ntese kubera iki wise umwana wawe Rukumbi, ati niko mbishaka mama, none aragiye. IMANA R.I.P watabarutse. Yari afite umuryango, inshuti, abavandimwe, akaba twese twahurira kugira ngo tumuherekeze. Icyo gikorwa kikaba kigiye kubanzirizwa n'isengesho kugira ngo tumusabire ku Mana aho agiye naho aruhukire mu mahoro. Twasaba umuntu umwe ubishaka akaba yadufasha akatuvugira isengesho kugira dukomeze umuhango wo guherekeza umuvandimwe wacu. Murakoze. Imana isumba byose, Imana irahera mu ijuru, uraturinze uturindira ubugingo kugeza na bugingo n'ubu ukiturinze. Twahuye n'ikibazo cy'umwana watuvuyemo, atuvamo tutabishakaga, aragenda ariko tumushinganishije mu maraso ya Yesu Kristo. Biteka Imana ahabwa icyubahiro. None rero tugiye gukurikizaho umuhango wo gusezera uyu mwana, ubwo ibindi biri bukurikire uko byagenda kose turagenda tubikurikirana. Murakoze. Iyi ni nk'imodoka tuba turimo, niyo twicaye mu modoka ntawubwira umuntu aho ajya. Ujya kumva umwe aravuze ati ndavamo. Mu buzima busanzwe ni nk'imodoka turimo, umwe arasohoka abandi bagakomeza, ni ukwihangana. Ikintu mbabwiye ni ukwihangana, tukifata kigabo. Irene mubona yari inshuti yacu twese, twabanaga mu buzima busanzwe neza, nta muntu yahemukiraga,
niyo habaga ikibazo yabaga inyambere yo kugira ngo tugicogoze. Ari umuntu ukunda umurimo, azinduka ashaka aho agomba kwigeza, akageza umuryango we. Nawe yatuganirizaga, twamukundaga, nawe yadukundaga, bibaye ngombwa ko atuvamo. Tugomba kwihangana, kandi ikirenge yateye umuryango we natwe ubwacu tugomba kugikomeza. Naho ubundi twese turi abagenzi, none niwe, ejo n'undi, gusa turihanganisha abasize. Yari umwana muto, asize umwana muto n'umudamu we yari muto. Ikintu nasaba ni ukuba hafi y'abasigaye. Naho ubundi murakoze kutuba hafi, kandi ntabwo tuzava inyuma yabo asize, cyane cyane kuko ni batoya. Umwana ni muto, umudamu we ni muto, nawe kandi agiye ari muto. Murakoze. Irene namukundaga ariko bibaye ngombwa ko mubura, ariko kuva yaba umwana muto yari umwana unyumvira, akumvira abantu bose, akagira urukundo, nta kibazo na kimwe yigeze agirana n'abantu, yamenyaga kubana neza n'abantu, nta muntu n'umwe bagiranaga ikibazo. Umuntu uwo ari we wese, nuko wenda hari abandi bahari, ariko wenda nuko tutigeze tubonana, ariko abamuzi bo ubwabo. Yari umwana mwiza, yari umwana utuje, yari umwana ukunda abantu, yari umwana, ntabwo nabona ikintu navuga. Murakoze.
Uwiteka Mana nziza kandi igira neza, Mana y'ubutware n'ubushobozi, waraturinze uturindira mu buntu bwawe n'imbabazi zawe zitagira urugero. None Mana, aka kanya turi aha ngaha duciye bugufi imbere yawe Uwiteka Mana, ngo ubugingo bwa buri wese uzabusohoreza igihe cyabwo, icyubahiro cy'amahanga. Akanya nk'aka rero tugiye guherekeza uyu mwana Uwiteka Mana, tujye imbere tukujye inyuma Uwiteka Mana, kandi umusohoze amahoro Uwiteka Mana. Cy'amahanga rero turagushimye kandi turaguhimbaje ko mwakiriye amahoro. Ibyo byose tubisabye kwizera izina rya Yesu. Twaha nk'ijambo kesiyeri wacu watubaga hafi mu buzima bwa buri munsi, akavugaho gakeya ko guherekeza umwana wacu. Ndabasoje mwese. Irene ni umwe muri twebwe twarakoranaga. Gusa icyo navuga kuri Irene yari umwana mwiza, yari umukozi mwiza, kandi yari umwana ubona ukunda n'akazi. Ni wa muntu yubahirizaga n'amasaha y'akazi, kandi yajya no kugakora akagakora neza. Gusa ikintu kibabaje nuko tuvuyemo akiri umwana muto cyane. Ikintu tuzibukira kuri Irene, yari n'umuntu ukunda gusetsa kandi akabikorana umutima mwiza. Ntiyashaka ko abona ko tuba dufite irungu aho ngaho. Hari ukuntu abantu baba bicaye ukabona bafite irungu baranasinziriye, ariko Irene ukabona arimo kubashyushya. Ni ukuri icyo kintu ntabwo tuzigira tukibagirwa kuri Irene. Ikindi kandi Irene yari n'umwana ubona akunda ibintu by'Imana, akicara aho ngaho akaganira nyine ibintu by'Imana, natwe tukabona ko Irene muri we akunda Imana. Ubundi ikindi cya gatatu, agadusetsa cyane cyane nta rungu. Gusa tubuze umuntu, umuryango uramubuze, ariko nkatwe dukorana nawe natwe turamubuze. Niyo ngo hari icyuho Irene asize muri twebwe cyane rwose. Gusa umurava wa Irene natwe twabonyemo inyigisho, tuzagera ikirenge mu cya Irene, natwe bitume dukunda akazi. Kandi ni wa mwana ubona akunda n'iterambere. Irene ari kuzavamo umuntu ukomeye cyane, bivuga ngo n'igihugu gihombye umuntu. Ikivi kiwe tuzahora tukibuka. Gusa heza ni mu ijuru. Ibi ngibi ni twese, ni inzira ya twese. Gusa ibi ngibi bizajya bitwereka ko twese aho tuva tukagera, umuntu wese afite iherezo ry'ubuzima. Ibyo dukora byose tumenya ko dufite iherezo. Ikiruta ibyo byose rero ni ugusenga Imana hamwe no kuba maso, umuntu wese akita ku iherezo ryiwe, kugira ngo ubugingo bwe bw'ubuzima naramuka n'abaciye muri iyi nzira Irene yaciyemo azabashe kubona umwami Imana. Icyo ngicyo nicyo nabifuriza. Ubundi Irene nta kundi atuvuyemo. Mwese ni mwihangane, twihangane kandi dukomere. N'umuryango we musabiye gukomera cyane cyane cyane. Gusa nubwo tumushyinguye, umuryango we tubabonye n'ahantu batuye, nta nubwo twari tunahazi, kuko Irene mu burwayi bwiwe, Irene yarwaye akunda akazi, aza mu kazi buri munsi, atonda ku kazi, akazira isaha agatahira iyindi saha. No mu gukorera abakiriya ukabona arabakorera nta mbaraga afite, ariko ukabona muri we arashaka gutera imbere. Ndeba ku munsi wa finale ya Irene hari ku cyumweru, Irene yananiwe pe gukora, ananiwe cyane. None n'igihe wasanze Irene ahantu aryamye bwa Irene, ni ukuri pe aho bigeze wananiwe, taha mu rugo, n'ibinaba ngombwa ngiye kuguherekeza, mucyure mugeze mu rugo. Noneho ejo kuko hari nko mu kajorojoro, noneho ejo ngewe uzanyibwire ngo werekeze ngo tware kwa muganga, ku buryo ngiye nari namaze no kumushakira umudokiteri ushobora kumwitaho
kuko naramubaza akambwira ngo arimo kunywa imiti ariko nkabona imiti nta kimumariye ku buryo ndavuga ngiye Irene ngiye kugushakira umuganga uzakwitaho nari nanamubonye mubwira none ejo kuwa mbere wowe uzambwire inze nguherekeze ngutware kwa muganga ndavuga Irene nubwo nimba udafite n'amafaranga twebwe nk'abantu dukorana turi tayari kugufasha kugira ngo ubashe kubonana n'umuganga ariko akuvure. Irene baragiye ku cyumweru agenda nta telefone afite na telefone y'umudamu we nta nubwo twari tuyifite none Irene bwarakeye mu gitondo ngiye mpamagara nimero ya Irene kugira ngo numve ko yaba wenda yayishizeho sanga ntayiriho nkomeza kubariza amakuru ya Irene buri munsi nahoraga mbariza amakuru ya Irene ese Irene nta makuru ye ese nta muntu uzi hano Irene atuye twari twarahabuze pe ejo bundi umusibe ejo bucya Irene apfa nibwo umugore yaje ku kazi atubwira ibya Irene ukuntu ameze bivuga ngo no munsi hari abantu benshi muri twebwe twari twapanze kuri uyu munsi byo gusura Irene kwa muganga none ejo tuza kumva ngo Irene byarangiye gusa Irene naruhukire mu mahoro Imana yamukunze kandi Imana ikunda ibintu bizima iryo jambo nafite mbabwira murakoze twese turi abagenzi imperuka ishobora kuba itinze ariko urupfu ntirutinze buri wese agerageze kwiyitaho murakoze. Irene yari inshuti yanjye cyane ku bantu bakoranaga kuri salon bambonaga kenshi najye kureba Irene ndibuka umunsi wa mbere tumenyana na Irene yarambwiye ngo mfite ibyifuzo byo kuba umusitari ndashaka kuba umuhanzi yaje yigana amajwi y'abapasiteri tumenyana uko nguko mukorera interview icyo gihe yaramaze kuzenguruka mu banyamakuru bose bamwima interview bamubwiye ngo nta content afite njye ariko twarabonanye turahuza turanamenyana ni byinshi yari umwana mwiza mu by'ukuri Irene yari umwana mwiza ntago nzamwibagirwa yari afite umutima mwiza ku buryo yazaga mfite n'amafaranga akambwira ngo bagiti ntabwo uri bukoresha yawe mbwira icyo ushaka nkamubwira ngo ya ahubwo ni njyewe mbwira icyo ushaka ngo ya ukumva ko sinzi nuko nabivuga to mu by'ukuri icyo mbasaba abantu bakorana inshuti abavandimwe mwite ku muryango uriya mudamu n'umwana mwagire abavandimwe nabo nk'ukuntu Irene yari umuntu wanyu mujye mubasura mumenye n'ukuntu babayeho nicyo kintu cyangombwa kandi cyatuma umudamu nawe aticwa n'irungu biranshimishije kubona ko twamuherekeje atari benshi cyane atari n'abakeya icyo musabira Irene aruhuke ahantu heza birababaje mu by'ukuri kubura inshuti umuvandimwe ukiri mutoya gutya ariko Imana yamukunze kuturusha nta kindi narenzaho murakoze urwaba bigushyikirize mwami Yesu turakwingi wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa bigushyikirize mwami ubazindureka cyane mu gihe cy'umugoroba Yesu bahamaga bose basarurwa ibisarurwa Yesu turakwinginga wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa bigushyikirize mwami Yesu turakwinginga wohereza abakozi bawe bateranye
bateranye ibyo bisarurwa babigushyikirize mwami urahamagawe mu Kristo genda vuba udakererwa ubura amaso yawe kukumwa maze vuba bidatinze Yesu turakwinginga wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa bagushyikirize mwami twese Yesu turakwinginga wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa babigushyikirize mwami muze mwese duhaguruke dukorere uwaducunguye hasigaye umwanya mutaka ohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa babigushyikirize mwami Yesu turakwinginga wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa babigushyikirize mwami nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi koko arankunda ndabizi neza nanjye ndamukunda ndamushima nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru nzajya ndirimba iteka ryose nzajya mubaza ndirimba nti Yesu niki cyakunkundishije nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye mbese urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo rwatumye Yesu za mw'isi yacu ngwindushya turuhure na cya kirara cy'inzererezi rwatumye sacyakira mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose ingoma zose
zo mu isi yacu zijya zihita zishiraho abana nibayisenge bazapfa bose bo kwibukwa nyamara urwo rukundo rw'Imana idukunda twabari mu isi nirwo rutazashira inyanja zose zo mu wino ijuru rikaba impapuro ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumu tw'abanditsi ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo niba bimara ntibyakwirwaho hakaba inyanja ariyo mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranwa n'iki mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranwa n'iki mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose kandi uko ikunda umwana wayo njye niko inkunda nakwiriye nari umugome nukwima Yesu ngo mbambirwe ku musaraba ntawo yacunguje ayo maraso nzi yuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mu isi yose mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranwa n'iki mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Umufasha we yari yifuje ko hari icyo yatubwira mu magambo make ubuzima ukuntu yamurwaje, ndumva twamuha akanya akagira icyo atubwira. Murakoze, nanjye ndabashimiye ko mwitabiriye mu kumfasha, ndabashimira cyane. Irene namukundaga, yari umugabo wanjye kandi namukundaga byanyaze. Ndamusabira ku Mana ngo imuhe ijuru nta kindi, kuko yari umuntu mwiza, nta n'undi muntu nzigera nongera kubona nkawe. Murakoze. Murakoze. N'ubu mpamvu kwerekera mu rugo, ukaba gukaraba no gukomeza kwihanganisha umuryango. Murakoze. Ngewe ujya usabira gusa, none agiye nta kintu na kimwe akoze, ariko ibyo yakoze, ibyo yankoreye byose ndabishima. Gusa icyo nshima ni uko asize urubuto ntazibagirwa. Ikintu kindi cyambabaje ni uko yise umwana we Rukumbi. Nkamubaza ntese kubera iki wise umwana wawe Rukumbi? Ati niko mbishaka mama. None aragiye, ariko Imana imuhe iruhuko ridashira. Ntabwo nshobora kumwibagirwa uyu mwana. Ajya no kurwara ibi bintu nari narabubonye, Imana yari yarabinyeretse, ariko Irene Imana imuhe iruhuko ridashira. Yari umwana nkunda
ariko mbafite ari babiri ariko abantu banjye bose ndabakunda pe ariko Irene Imana imuhe iruhuko ridashira gusa asize urubuto asize ururabo nzajya mpora mwibukiraho nanjye sinshobora kumwibagirwa kimwe nuko ntakwibagirwa umwana asize murakoze kuri Irene twari tumaranye imyaka myinshi muri kiriya gipangu yaje ari umusore igihe kiza kugera arashaka agera igihe arabyara ejo bundi mu cyumweru cyashize nibwo bampamagaye ndi ku kazi barambwira ati ese wamenye ko umupangayi wawe bamujyanye kwa muganga ndavuga ese Mana yarwaye ryari ndangije ndababwira nti rero ni mu mujyane kwa muganga ni kuko n'uwanjye amaze iminsi mu buriri yari yararwaye malariya ariko ni mu mujyane kwa muganga nibasanga ari malariya ati imiti ya malariya twarayimuhaye atariko byaranze ku cyumweru ninjoro umutware wanjye agira urugendo rwihuse rujya hanze arangije agiye asanga igipangu cyabo nta muriro urimo aratambuka ajya gushyiramo umuriro agezeyo hariya mu marembo ngo ahurirana na Diane aramubwira ati rero umutware wanjye turabona bitameze neza ntabwo turimo kubona biza ati nanjye nari mfite gahunda yo kuza kumusura ejo ku wa mbere atariko ngize urugendo rwihuse atakira amafaranga uze kumugurira imbuto ikintu cyambabaje nuko Irene mu gupfa kwiwe ejo ntabwo nigeze mbimenya pe narindi navuye mu rugo saa 3 njya mu butayu hariya 12 mvuyeyo saa 9 ndaza ndaryama umukozi nawe ntiyigeze abimenya ahubwo natunguwe nuko mu gitondo saa 1 nabonye umuntu azarambwira ati waruzi yuko wa mugabo waruri mu gipangu iwanyu waruri Masaka yapfuye ndamubaza ntiyapfuye ryari ati njyewe ati twabimenye saa 12 saa 12 rero ayo masaha nagiye hari ahantu dufite serire tuba twagiye guteraniramo y'urusengero rwacu ubwo ayo masaha urumva umukozi wanjye kubera umugabo adahari ntago ajya ateka ntago yatetse nimugoroba yenda niyo ajya guteka yari kujya kuri butike akamenya yuko ibyo byago byabaye ngombwa ko twese turyama isaha ya saa 8 njyutse ndebye kuri telefone kugira ngo nsenge nsanga umugabo yampamagaye ntago nabashe kuyifata nanjye muhamagaye ngo numve ikibazo yagize ntago yabashije kuyifata noneho mu gitondo nagiye kumva nari ndyamye kuko urumva muri iryo joro ryose nari nibaza ati umugabo ko yampamagaye ninjoro byagenze gute ariko ninjoro numva uyu mugabo aciyeho tumaze iminsi dufite ikibazo cy'abajura muri iriya karitsiye numva ijwi ry'umugabo ndaryumvishe ngiye kumva numva hari umumama wundi duturanye numva barambwiye ati bari bamucyuye kubera n'umuntu ukunda kwinywera agatama numva ko ari ibyo ngibyo bari bamucyuye ariko mu gitondo uwo musore none ko ni umupapa yahise azarambwira ati yewe Irene byarangiye ni ukuri Irene yari umwana mwiza yishyuriraga ku gihe niyo yabaga atayabonye uwo munsi yahamagaraga umutware wanjye ati rwose ndabizi ko nta kibazo mujya mungira ariko amafaranga nzayazana ejo ni ukuri Irene agiye nta kibazo afitanye n'abaturanyi biwe kuko bose ndabazi nubwo ntabana nabo ariko bose mbazi imitima yabo ni ukuri bambwiye ati Irene twamukundaga ni ukuri Irene Imana imuha iruhuko ridashira ni amagambo yanjye nayo urakoze hari n'undi wari umukoresha we nawe yari yifuza kugira icyo atubwira umuntu bakoranaga mu kazi baba n'ubuzima bwa buri munsi nawe yakwigira hino akagira icyo atubwira ndagarutse
ubutumwa buturutse ku babosi bacu bo kuri salo aho dukorera akazi kamwe na Irene nibo bantumye ngo nihanganishe umuryango wa Irene cyane cyane mama wa Irene n'umudamu wa Irene barambwira rero ngo nimukomere cyane bari kumwe namwe ndetse n'abakozi dukorana ba salo bose baje bari hano ndetse n'abaturanyi bacu bo muri salo aho Irene dukorana twese turi hano nga nubwo butumwa wambwiye ngo mbagezeho ngo mwihangane cyane kandi nta nubwo bigarukiye aha tuzakomeza tubasure tubabe hafi tubafate ku mugongo ko Irene ni uwacu twaramukundaga cyane ni ukuri pe turanamuhombye rwose mumenye ko duhombye umuntu ariko buri Imana yaramukunze kuturusha kandi ahantu agiye niho heza kurenza ahantu yarari Imana imuhe iruhuko ridashira n'abakozi dukorana mwese rimwihangane kuko aho Irene yagiye si habi ni heza kuko nzi neza igihe kimwe tuzamubona Irene tuzamusanga kandi tuzamubona twishimye ngaho nimukomere cyane murakoze. Yego hano tukaba turi kumwe na madamu wa nyakwigendera Irene ngira ngo yatwibwira neza akanatubwira bashakanye ryari kugeza aho baje kubona umwana kugeza ejo umunsi w'ejo aza kwitaba Imana. Watwibwira mama? Nitwa Tuyizere Diane umudamu wa Irene twabanye mu kwezi kwa 4 tuza kubyara umwana w'umuhungu agira amezi 3 papa wiwe yitaba Imana nuko nyine Imana ibona yuko hari kwiye kumutwara sinamenya iramujyana ariko ikintu nasabaga wenda mubaye mubonye nk'ubufasha mwadufasha kugira ngo byibura umwana asize azagira ikintu wenda yageraho ko twe urabona ko wenda atuvuyemo turamuhombye ubushobozi buba buri hasi cyane biba bigoranye kurera umwana uri wenyine ubwo ikintu nabasabaga ni uko mwamfasha nkareba ko iminsi yakwisunika murakoze. Nimba hari nimero za telefoni watanga ku muntu uri wese uri bukorwe ni inkuru akagerageza icyo ashoboye cyose kugira ngo atange support ye nimero wazitanga za telefoni? 079 86 42 55. Yes, tukasubiye inyuma gato ukatubwiye amateka ya Irene ukuntu mwabanye yari umuntu umeze gute? Nukuvuga ngo Irene ni umuntu nazibagirwa. Irene yari umuntu mwiza nta nundi muntu nabona umeze nka Irene. Nukuvuga ngo mu buzima busanzwe ukuntu yarabayeho yari umuntu ukunda kwiterera story akunda guserera ariko bitari ibintu bya cyane atera story cyane umva ni ibintu birebire ntago twamwibagirwa. Yes, ku bantu benshi bazi Irene bakoranaga ntago bamenye icyamwishe. Ese byari bimeze gute? Yatangiye kurwara gute kugeza aho yaje kwitaba Imana? Irene yarwaye mu kanwa azanamo ibintu by'ibisebe tujya kwa muganga biza gukira ariko nyuma yaho mu gukira ntiyakira neza nkajya mbona ari kurushaho kuremba tujya kwa muganga badupima bushasha bamusangamo indwara yitwa mugiga niyo yamwishe. Mu buzima yabayemo mu gihe arwaye byari bimeze gute? Ni ukuvuga ngo Irene ubuzima yarabayemo byari bigoranye kubera ko yari umuntu yarasigaye acika intege ntiyakirya mbese byari birebire byari bigoranye byari biruhije cyane kubona umuntu w'umugabo wenda wabashaga kwigenza cyangwa se kwirisha bikamunanira ni ikibazo gikomeye nuko byari bimeze. Yari afite inzozi nyinshi akatanatubwiye ko ari umuhanzi akunda kuririmba. Izi nzozi z'ubuhanzi byari bimeze gute we nk'umugore we wari uzizi gute? Ni ukuvuga ngo inzozi yari azifite yari afite umuhate wo kuzaba umuhanzi buri gihe intambwe yose yateraga yari afite impano n'ubundi
ariko icyo atakoze wenda ni ukwakitinga akaba agiye kare ntabwo yigeze abijyamo neza ariko yari impano ye nyine yarabifite muri plan. Mufitanye umwana umwe? Dufitanye umwana umwe w'umuhungu afite amezi 3. Mukomeze kwihangana, ni ibintu bibabaje cyane, twabuze umuvandimwe, wabuze umugabo wawe, papa umwana wawe, no kwihangana sibyo mama? Cyane. Natwe tuzakomeza kubaba hafi. Barakoze. Thank you. Ni banyita Ihorindeba Clement. Abantu ari umushuti wa Honore. Tukaba twakoranaga mu kazi ka buri munsi ka salo. Irene yari umuntu w'inshuti yanjye cyane, waruzi ibyo bita gusongora. Gusongora kwataka umukiriya, akaba umuntu mu buzima bwanjye nafataga nk'umuntu w'icyitegererezo. Nanjye nifuza kuzamera nkabo. Aducitse akiri muto nk'umuntu twakundaga, agiye akiri mutoya nk'abantu bamukundaga mu buzima bwa buri munsi. Asize umwana ufite amezi 3, umwana utabarutse agifite imyaka 23, n'umuntu wari ufite kuzagira ejo heza. Nta hantu dusize umuryango we. Abanyarwanda bose bamukundaga, babe hafi y'umuryango, tumufashe, nta kindi narenza. Yitabye Imana ryari? Inkuru za kugezeho ryari? Wari uri hehe? Inkuru zatugezeho ku itariki 26 ko yitabye Imana. Ni umuntu wari urwaye icyumweru, ndakeka ari nk'iminsi 7. Iminsi 7, muri iyo minsi 7 twabimenye ku itariki 26 ko aribwo amerewe nabi. Mu gihe twiteguraga n'inshuti n'abavandimwe kujya kumutabara, twamenye ko yari ameze nabi. Mu gihe turi kwiyoroganiza ngo tuzajye kumureba, indi nkuru itugeraho itubwira ko yavuye mu buzima. Iminsi ya mbere ataritaba Imana, mu gihe yazaga ku kazi yari ameze gute? Honore yari umuntu, Irene yari umuntu wari umaze iminsi yicara akajya ku zuba nka ryandi rya 8, akicara akaba yifubitse nka jampa, ukabona ko afite ikibazo, ariko akaba atakubwira ngo mfite ikibazo runaka. Hagacamo igihe akakubwira ngo iyo ntanyweye ku kayoga mba numva mfite ubwoba. Ariko wakwitegereza ku ruhu rwe ukabona amarazana utuntu duturika umubiri wose. Hakaba hari igihe tugenda, hakaba hari n'igihe tugaruka. Indwara imudutwaye yagaragaje ibimenyetso mbere, ariko akakubwira ko ibyo bintu bijya bikunda kumubaho. Ariko byaje kurangira agiye kwa muganga. Akigera kwa muganga ntago bamurekuye, baramugumanye. Mu kumugumana, Honore yaje kugira ikibazo. Irene yaje kugira ikibazo mu gihe yari ari kwa muganga, bamutwara telefone. Tubura amakuru namwe yo kuba twamugeraho. Kugira ngo tuyamenye, umudamu we niwe wabonye ameze nabi cyane, aza kutubwira. Ariko
nk'abanyarwanda bamukundaga, yahaga serivisi neza, bamube hafi, babe hafi y'umuryango, ntahawe usize, niwe washakiraga umuryango, niwe wari umutwe w'urugo, ntawe abasize. Murakoze, nta kindi narenzaho. N'iki wamwibukiraho? Ikintu namwibukiraho Irene, ni umuntu wari ufite ubushake mu kazi, afite gukora ibintu byiza, yari afite imishinga, yatunganyaga inzara, yashaka kuzagira ahantu he heza, hazwi n'abantu bose n'isi yose. Nk'uko mumuzi, yari umuntu ukunda akazi, ukunda ikintu bita gukaribisha cyangwa kwataka cyangwa gusongora. Nicyo kintu cya mbere cyanyerekaga ko koko za nzozi ze zizaba impamo. Yari afite imbaraga mu kazi. Hari ikindi yakundaga music, akaba afite inzozi zo kuzaba umuhanzi, ibi ngibi yarabikubwanirije? Yigeze kubinganirizaho. Hari n'indirimbo yagerageje gukora zigera muri 3. Yagerageje kuba yaba n'umuhanzi akaba n'umukwaferi. Yaramaze gukora indirimbo menya 3. Yaramaze gukora 3. Yasohotse n'igihe twicaranaga yatwumvishaga indirimbo ze. Ishaka kuzaba umuhanzi ukomeye cyane, akagira saro ye y'inzara gusa, ariko atabarutse ibyo byose, inzozi ze zitabaye impamo. Nitwa Ishimwe Gloria. Irene umuzi gute? Irene muzi maze imyaka 2 mose dukorana muri salo, akora akazi k'inzara, pedicure, manicure, ariko ubu tuvugana ntago agihari. Amakuru yakugezeho ryari, hehe wari uri hehe? Amakuru namenye ejo nari ndi Gikondo, telefone yanjye yari yazimye, nyuma mbona message ngo Irene arapfuye. Nkibimenya nibwo nahise nza kukaza ahantu yakoreraga, sanga inkuru yabaye kimomo nyine. Bimeze uko nguko. Nk'umuntu mwakoranaga, inkuru wayakiriye gute? Inkuru yanciye umugongo cyane, kugeza n'ubu sindabyakira, ko yari umuntu uzi akazi, yari umuntu uzi gukora cyane kandi akora afite intego. Yarakiri muto, afite urugo, umudamu n'umwana, akabasha kubijera, akaba yakwishyura inzu, umuryango ukabaho neza, kuko yari umutwe w'umuryango. Yari umwana mwiza, akunda akazi, n'abakiriya gize amahirwe yo kubabona babikubwira. Okay. Niki wamwibukiraho Irene? Ikintu namwibukiraho cya mbere ni umutima mwiza yari afite, kumva ko ikintu afite mugenzi we adafite, atagomba icyo ari cyo cyose, kaba gatoya agomba gusangira na mugenzi we, kandi akamenya akazi, gushyira akazi ke kuri gahunda, afite abakiriya benshi cyangwa bake, akabona uko abajera kandi bose akabakorera neza. Mu minsi ya nyuma ataritaba Imana, mu gihe yazaga mu kazi wamubonaga ameze gute, cyangwa ibiganiro mwaganiraga byari bimeze gute? Ibiganiro twaganiraga yasaga nk'umuntu wihebye, kuko yakundaga kwicara ku zuba cyane yifubitse, ariko wamubaza ati se umeze ute, akatubwira arumva afite imbeho n'imbere muri we. Wamureba ku mubiri ugasanga afite utuntu tw'uduheri ku mubiri, ariko utazi impamvu, akivuza bisanzwe, ariko ntabwo twari tuzi ko yagenda vuba gutya. Nk'inshuti ze, abakwaferi muri rusange, abakora umwuga nk'uwe, agiye akiri muto, kandi umuryango we nta bushobozi ufite, asize umwana w'amezi 3 n'umugore, umugore nta kazi afite. Urumva ako kazi ka Irene niko kari gatunze umuryango. Uhereye ku mukwaferi bakoraga akazi kamwe, ku munyarwanda muri rusange, inshuti ze, n'umuntu wese ufite umutima utabara, guhera ku giceri cy'ijana, numva inkunga yose umuntu afite ni igikorwa cy'urukundo. Rero uko waba ufite kose wafasha mugenzi wawe, uyu munsi niwe, ejo natwe bishobora kutugeraho. N'icyo wavuga ku buhanzi bwa Irene?
ubuhanzi bwa Irene yajyaga bumbwira nkumva yambwiye ngo agiye muri studio ngo yakoze indirimbo abishaka cyane, hari abahanzi afata nk'icyitegererezo ubafasha kuzamera nkabo, ariko nyine agiye atabigezeho. Ikiganiro cya nyuma mwigeze kugirana nkawe nk'umuntu mwakoranaga cyari kimeze gute? Ikiganiro cya nyuma twagiranye naho nari maze iminsi ndwaye mvuye mu rugo nje ku kazi. Ikiganiro twagiranye se nuko yanguriye sosisi, icyo mwibukiraho nibwo mperuka kuvugana nawe. Okay, murakoze cyane. Imana imwakire. Murakoze. Nitwiduhaye Judith. Okay, Irene wari umuzi gute? Irene twakoranaga, inzu yakoreragaho nanjye nakoreraga iruhande rwe, ariko ni nkaho twabaga twegeranye cyane tuvugana, mbese mubona cyane buri munota. Irene rero yari umwana mwiza pe, mu kazi twamukundaga, yaganiraga, yarazi no gukora. Yarazi gukora, yarazi gushaka ubuzima, yarazi gushaka amafaranga cyane, nyine bitandukanye nuko hari igihe ubona umuntu ukabona ni umunebwe mu kazi, ukabona gukora bigenda byanga, ariko Irene yarazi gukora pe. Okay. Mu buzima bwa buri munsi usibye gukora yari umuntu umeze gute? Irene yari umwana mwiza, ni umwana uza akakubwira ikibazo afite mukaganira, nyine ukabona yisanzuye ku bantu nawe ukamwisanzuraho. Irene rwose yari umwana mwiza cyane. Usibye akazi ko gukora inzara, Irene yari afite inzozi zo kuba umuhanzi, ibi ngibi wari ubizi? Nari mbizi kubera ko iyo yazaga ku kazi mu gitondo yabanzaga akaducaho akatubwira ati noneho naraye nandika, naraye ndirimba, mureke mbumvishe indirimbo naririmbye, tukumva rwose hari aho azagera. Tukamubwira ati wowe kora cyane, ushaka ubushobozi, n'ibi ngibi ndabizi neza ko bizakugirira akamaro, kuko hari benshi bitunze kandi byagejeje kure. Rero yari ariho afite icyo cyizere cy'uko nabyo azabigira akazi kiwe, kuko ni inzozi ze kandi wabonaga ari n'impano afite, yari azi kuririmba. Ibiganiro bya nyuma mwaganiriye na Irene ni ibihe? Irene aho ngiye duherukira kuvugana yaraje, nari ngeze ku kazi kuko njye byageze aho ndahava njya mu rugo ho gatoya, ngarutse arambwira ati se sister bite ko wabuze, nyine ukabona afitiye abantu urukundo, ukabona Irene rwose araza akakuganiriza, mbese ni ibyo ngibyo twe duheruka kuvugana. Okay, amakuru yakugezeho usanga hehe, wayakiriye gute? Amakuru ngiye yangezeho mu gitondo, mu gitondo saa 12 uyu munsi. Amakuru ntabwo nabashije kubyiyumvisha, kuko ngewe aho twe duherukaniye hari hashize icyumweru. Indwara ye rero yamufashe igihe gito, inamutwaye mu gihe gitoya. Ni ibintu ntabashije kwakira neza, nyine kubyumva byangoye pe, byambabaje, na n'izi saha sindabyumva. Ntabwo ndumva ko Irene yaba yitabye Imana. Iminsi ya nyuma yarameze gute mu gihe yazaga ku kazi ariko akirwaye? Ngiye namubonye, mbese uko umunsi washiraga yagendaga ananuka cyane. Ubu rero ngiye namubonye yarananutse, yicara ku zuba akagira imbeho nyinshi, ukabona ari gutangira kuzana utuntu ku mubiri we, mbese wabonaga ubuzima bwe butameze neza. Ntabwo bwari bumeze neza muri icyo cyumweru kimwe, ntabwo yari ameze neza. Mwigeze kuganira se umubaze urwaye iki, bimeze gute? Twarabimubajije akajya avuga ati nanjye mbona biza, ariko mfata imiti, nywa imiti bigashira bikongera bikagaruka, ariko we yari afite icyizere yuko bizashira, nta kintu gikabije bizamutwara. Yego, watwibwira? Nitwa Musangamfura Joseph. Uyu musore cyangwa uyu mugabo witabye Imana wari umuzi gute Irene? Umugabo wa Irene n'umuntu wansanze mu kazi ahantu nakoreraga kazi. Hari umwana uhembwa amafaranga make cyane, ariko afite inzozi zo kuvuga ngo nzahembwa amafaranga menshi bigenze gute.
ariko byambabaje cyane. Njyewe namubitsemo ibyiringiro, namubwiye ati uzahembwa amafaranga menshi numve ko ari nawe unayahembwe. byari uhe mwaka mwamenyanye mubonana bwa mbere? Kuvuga ngo 2022. Njye umwana namubitsemo icyizere, akorera umuntu ahembwa amafaranga make muri salo twese. Hari uhembwa amafaranga make muri salo, mubikamo icyizere, mwumvisha n'uburyo azahembwa amafaranga menshi, uburyo yakundaga akazi. Byabayeho ahembwa amafaranga menshi, aranayabona, ageraho yubaka, ashaka n'umudamu. Umuntu w'umugabo aranabyara, inzozi ze yatangiye kuzigeraho. Byambabaje kuba yagiye. Ese agiye afite imyaka ingahe? 23. Cyari mutoya cyane. Yes, buri gihe kenshi yari afite inzozi z'ubuhanzi, akavuga ko azaba umuhanzi ukomeye, yakundaga kuririmba. Ibi ngibi wari ubizi? Nari mbizi kuko n'umuntu wazaga ukunda kwigana abahanzi, akadutera stress abahanzi, akigana pasiteri kabishobora kumva nibo. Amakuru yakugezeho ryari, wari uri hehe? Nimugoroba ndi mu kazi. Wayakiriye gute? Byarandenze, ntabwo mbyumva. Okay. Niki nihe message yawe ku bantu bazi Irene cyangwa bakundaga Irene? Message nabaha, ubuzima ni butoya, ntabwo tuzi ko byamera, ariko ikiba kimbabaje n'umuryango asize njye. Mu gihe yararwaye yarameze gute? Wamubonaga gute we nk'umuntu mwakoranaga? Njye heruka kuvuga ngo ngende ndogosha, ngeruka kumwogosha bwa nyuma. Twaravuganye, ndavuga ko utasigaye wishimye bimeze gute, kwaza ukadutera sitoro ukatubwiriza nka pasiteri, yigana pasiteri akabishobora, bose bashoboka akabishobora, bimeze gute? Arambwira ati numva nameze neza. Ati niyo mpamvu ndarwaye ariko numva nameze neza. Mu mubiri yarameze gute muri iyo minsi ya nyuma? Ikigaragara yagabanukaga, niyo mpamvu nanamubajije, ariko arambwira ati simeneze, ubonaga agabanuka, kubona ku ruhu rwe hari guhinduka ukuntu. Yararwaye iki? Ntabwo nabisobanukiye, kubera kubaza umuntu, njye hari igihe umuntu akubwirana agahinda, kumubaza byinshi kumva ni ikibazo. Namubwiye ajya kwa muganga, aravuga ati ndagiye. Ko na bwa nyuma ajya kwa muganga twaravuga. Ntacyo, ni ukwihangana, ubuzima ni uko nguko bumeze. Murakoze cyane. Asante. Imana muri uko idashe. Nitwa Murikiyezu Emmanuel. Irene wari umuzi gute? Wamumenye ryari? Irene namumenye dukorana, twakoranaga umwuga wo gukora inzara, pedicure manicure. Irene yari umwana mwiza, twasabanaga, yari wa mwana uzi gukora, yitabira akazi, ntabwo yajyaga asiba no ku kazi. Ariko natunguwe nuko numvishe ngo yitabye Imana. Ibiganiro muheruka kuvugana byari bimeze gute? Niki wamwibukiraho cyane? Irene ikintu namwibukiraho nuko yarazi gukorera abakiriya neza, bamukunda rwose, bakaza, ahubwo nanjye ukamazemo igihe bakaza ati turishakira Irene, kuko yarazi kuganiriza abakiriya neza. Iminsi ya nyuma yarameze gute? Ngo yararwaye, yaza ku kazi arwaye mu minsi ya nyuma, yarameze gute? Irene mu minsi ya nyuma atari yajya kwa muganga, wabonaga ko aje akaza yambaye umupira, akagerekaho n'ikote, agahita ajya kwicara ku izuba ryandi rya 8:00 9:00,
twamubwiye ati Irene wavuye ku zuba bimeze bite deshati ndi kubona meze nabi nibwo nageze aho ndanamubwira rero Irene umeze nabi reba ukuntu wagerageza ukajya kwa muganga namaze se ufite mituweli ngo nayo ndimo nyishakisha ubwo nibwo nyuma nagiye kumva ngo ari kwa muganga agiye kwa muganga telefone ye bahise bayibye tubura aho arwariye ubwo ejo nibwo umudamu we yaje ku cyumweru aratubwira ati Irene ameze nabi adusigira nimero nanjye ndatangira mbwira abakozi dukorana dushake amafaranga tujye gusura Irene ameze nabi uyu munsi nibwo twari kujyayo mu gihe turi kubivuga mu kanya twumva inkuru y'incamugongo ngo Irene aritahiye byatubabaje cyane iby'ubuhanzi bwa Irene hari ikintu wari uziho Irene twajyaga tuganira akambwira ati mfite indirimbo mu minsi mike nzayisohora ntabwo rero ukora ushyizeho umwete kuko ntabwo wasohora indirimbo nta mafaranga ati nibyo nari nzi rwose ko azi no buriya azi no ibintu by'ubukomediye nuko agiye Imana imwihutishije Irene twamukundaga ariko Imana imukunze kuturusha iramwishubije hari ukuntu yiganaga amajwi y'abapasiteri iyo mpano nayo yari ayifite hari icyo iyo mpano rwose arayifite cyane ariko agiye atayishohoje ngo yasize umugore n'umwana w'amezi 3 nk'abantu mukorana ni izihe gahunda mufitiye famiye kuko Irene niwe watangaga rasiyo agakora ibindi byose kugira ngo umuryango we ubeho njyewe nk'abantu dukorana n'abandi bamuzi wenda n'abakiriya bo yakoreraga ndabasabye nk'abantu bafite umutima wa kimuntu ko twajya dufasha uriya mwana kuko asize umwana w'uruhinja ndabasabye rwose nk'abantu bafite umutima utabara murakoze nitwa Muvara Sipiriye Irene umuzi gute njyewe nta gihe kirekire gishize muzi ariko nari maze nk'imyaka 2 muzi kuko nageze ahantu hariya Olympique aho yakoreraga nanjye nje kuhakorera ubu hari hashize nk'imyaka 2 muzi dukorana kuko byari imiryango 2 yegeranye Irene yari umuntu umeze gute mu buzima busanzwe bwa buri munsi Irene yari umuntu usabana ukunda abantu Irene nta kibazo cye yari umwana mutoya kiri mutoya ufite inzozi yabaga ashaka kugera ku bintu byinshi bitandukanye inkuru yakugezeho amasaha ya sangapi wari uri hehe kandi wabyakiriye gute nimugoroba twari turi mu kazi na saa 11 ubwo twagiye twumva umwana umwe mu bakoranaga yinjiye iwacu aratubwira ati Irene ashizemo umwuka wabyakiriye gute nk'umuntu mwari muziranye ni ukuvuga nkurikije ukuntu namubonye nkimubona Irene yari umuntu nkora ku mutima cyane Irene twajyaga dusangira icupa Irene tukaganira hari amagambo yajyaga akunda gukoresha y'ubwenge bitewe n'inzozi yari anafite mwaganira muri gusangira icupa yega n'iryaye mufuka yabarishizemo
kakubwira ati nibakongera irindi ati ikigaragara ati n'ubundi tuzapfa. Ibyo ari byo byose nta umuntu umenya igihe azapfira, ariko yari umuntu nyine ubona ko abana n'abantu, akunda abantu, asabana mu by'ukuri. Gusa kumva inkuru y'uko yatuvuyemo byanciye intege, ndumva nambabaye cyane. Yasize umwana mutoya w'uruhinja n'umugore, nk'abantu mukorana mufitiye izihe gahunda? Uko bisa kose ko mpamya neza ko twese hariya tugomba kujyayo, ariko mu gihe umuvandimwe atuvuyemo tugomba gukomeza kuba hafi y'umuryango we mu bushobozi bwose twaba dufite, n'umutima wo kwitanga, umutima ufasha. Byibura n'uriya mwana akajya abona igikoma, ejo azaba akeneye kujya ku ishuri. Birakeneye ko nyine buri muntu agomba kubigiramo uruhare kuko ni mugenzi wacu. Hari byinshi yifuzaga kugeraho, kimwe n'uko natwe dufite inzozi nk'uko nawe yari azifite, none agiye atazigezeho. Ariko mu by'ukuri uriya mwana ashobora kuzaza agatera ikirenge mu cya se, akuzuza inzozi ise yari afite, akaba yanazirenga. Nk'umuntu mwakoranaga mukirirwana buri munsi mu kazi, hari yigeze kukuganiriza ku bijyanye n'indwara yari afite? By'indwara njyewe muri iyo myaka 2 naramubonaga tugasangira, mbona nta kibazo afite. Nyuma yaje kugira ikibazo, akajya ubona ku ruhu rwe arashesha utuntu tw'uduheri, ariko ukabona wenda ari ibintu bishobora kuba ari uburwayi nyine, ariko umuntu akaba yabigereranya se ukibaza ni amahumane. Ariko ikigaragara byaje kugeraho bikajya bikira, bikongera bikagaruka. Muri iyi minsi nko mu gihe cy'ukwezi kumwe nibwo twagiye kubona, tukabona atangiye kugenda ananuka, biza kugeraho ubona ko nyine atangiye gucika intege, atangira gukonja, akajya yambara jampa ku manywa izuba riri kuva. Igihe kiragera noneho ubona ko arembye, ajya mu rugo atangira kwikurikirana. Yewe ubwo muheruka yahagaritse akazi, yari nko muri weekend wo mu cyumweru kibanziriza iki gishize. Arangije ku wa gatatu yanciyeho kuri moto, mbona ameze nk'umuntu ugiye kwa muganga. Ejo ku wa mbere nibwo twumvishe inkuru y'uko ashize mu mwuka. Murakoze cyane. Sinzi uko icyo nakongeraho, ko bisa kose hari abakiriya biwe bamukundaga, yakoreye neza, babanye igihe kinini kuko yagiye akora hirya no hino mu masaro atandukanye. Hari inshuti ze n'abavandimwe bamukundaga. Kigaragara rwose nagira ngo nsabe nk'umuntu ufite umutima ufasha, ntabwo ariko Imana yaduhaye ubushobozi bungana. Hari umuntu uba ufite ubushobozi buke ariko akaba afite umutima wo gufasha. Hari umuntu uba afite ubushobozi ariko ugasanga yenda nta n'umutima wo gufasha afite. Ariko ikigaragara nagira ngo mbanze mbabwire ko twese niho tujya. Ikindi kibabaje, asize umwana w'uruhinja utaranareba, nduzi ko ari ukureba. Akeneye amata, akeneye kwiga, kandi noneho n'umugore n'umwana basize mu nzu y'ubukode. Ikindi cya kabiri, Irene avukaga mu ntara, ubu ngubu yakodeshaga i Kigali. Niwe wamenyaga umuryango, niwe wabaherezaga buri kimwe cyose
ubu ngubu wakumva n'umudamu nko mu minsi 3 nyine inzu ashobora kumusohora mu nzu, kubera yuko niba umugabo wari utunze urugo yagiye, umugore akaba nta kazi yari afite, hari igihe kwishyura inzu bishobora kumunanira, bikaba ngombwa ko nyiri inzu amusohora mu nzu. Nagira ngo nsabe ufite ubushobozi, uwamukundaga, uyakoreye inzara neza, mbese uwo babanye neza, uwo basangiye, mu gihe wenda we yumvaga bahura akamugurira icupa mu kabari akaba atagihari, yakwihangana akarigurira n'umwana, akamugurira igikoma, cyangwa agatekereza ko umwana ejo azajya ku ishuri. Ndetse kimwe nuko baba bari n'ufite ubushobozi mu bo yagiye akorera neza, hari ababosi baba bafite umutima wo gufasha, akaba yakwishyura n'umuryango byibura n'umwaka, umwana akigira hejuru, nyina nawe wenda yaba amajije kwiporogarama, amajije kubona icyo gukora, nawe agatangira kwirwanaho.